niyo ugiye no mu mwuka ubona ko mfite umugore mwiza n'abantu bose bagiye mu mwuka babona ko mfite umugore mwiza mfite umugore mwiza pe n'Imana irabizi ko yampaye umugore mwiza mfite umwana mwiza nka nyina ariko usa na se haleluya umwana mwiza nka nyina ariko usa na se ndi mu bantu kuri iyi si ya rurema bafite umugore mwiza ariko mwayikomeye amashyi we tugiye gukora ubukwe twagiye kwa muganga noneho ahambwa tuzi ko nsanze urwaye sida nje ntayo ndwaye nakwemera tukabana yagukundaga bigeza hose cyane urumva niko yambwiye ntabwo ari igipindi arongera binsubiriramo turi kwa muganga hari hambwa ati nge niyo nasanga arwaye sida nta kibazo kuko ninjye wamuhatirizaga ngo tujye he kwipimisha urumva ni ikintu gikomeye kubona umuntu ugukunda kuruta uko weho waba umukunda wenda nanjye ndamukunda cyane pe kubera ko nawe arankunda ariko hari umuntu ukwereka urukundo rurenze urukundo Imana ivuze ngo ezwa ejo nzagucyura iyeze nabyishimira uzi impamvu nabyishimira iwacu ni mu ijuru ko nta muntu ukunda urupfura ko niyo ruje ubona rugusatiriye twese dukaka impamvu ubona ko benshi batinya urupfu ariko Ferdinand nta muntu udatinya urupfu ndebe rero sindutinya nubwo ari ryo rembo ariko rero ntabwo ndutinya wenda umugore wanjye muzabasha kuganira urumva iyo narwaye ntabwo njya mpapaza cyane ngo mvuge ngo ndapfa wapi nabati niba ari cyo gihe Imana ishimye ko ntaha umuhanuzi naza agahanura ngo iyeze ntabwo nzasenga ngo rwimure nzavuga ati ahubwo nyeza ntahe netangi nesta la bonance nekita la bonesta elele bonesta ngimana yabatumye guhanura none mwatewe n'umwuka w'ubwoba netango ngimana ihagurikije icyorezo ku isi hose kandi guma mu rugo iragarutse kandi hagarutse ibihe bidasanzwe hazaba hemerewe kugenda imodoka ifunze yonyine reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye iby'agaciro gakomeye cyane kubugarutse kwa natwe mu mwanya nk'uyu nguyu ndagushimiye aho waba uherereye hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda nk'i Burundi tubafite abakunzi benshi cyane kandi turabibona ko mudukurikira ndetse mukanabitwereka mukabitubwira turabashimiye dushimiye n'inshuti zacu ziri muri diaspora yaba hano muri Afurika i Burayi Amerika Aziya Australia hose kuri iyi si ya rurema amahoro ya Nyagasani abane namwe kuri kamera ndi kumwe hano n'umupapa nishimiye kukwakira ku Isezerano TV murakoze Imana ibahe umugisha amakuru yanyu ndaho ndashima Imana uri umukristo ndi umukristo yego nkunda Yesu n'abantu bose bakunda Yesu ndabakunda Yesu mukundira iki araho yamvanye kandi hari ibyo yankoreye abana b'abantu batari kunkorera niyo mpamvu mukunda njya mbivuga kenshi nkavuga ko ubundi Satani yari amaze kwanzura ko ntazabyara yari amaze kwanzura ko ntazashaka ngo ngire urugo nk'umuntu w'umugabo ariko ibyo byarabaye kubera ko Yesu yamenye izina ubwo rero ni ikintu gikomeye nshimira Yesu n'ibindi agenda nkorera n'ibyo agiye kunkorera mbere aha ikindi yampaye amahoro buriya ikintu cyanshimishije kurusha ibindi byose ni ukuba umunsi wa mbere nishima ni umunsi nakiriyeho agakiza ni umunsi wa mbere wishimye yego naho ubundi ntabwo nari narigeze nishima wanejejwe n'iki uzi ikintu cyanejeje yego umunsi wa mbere nkimara kubatizwa Imana yambwiye amagambo akomeye irambwira ngo mwana wanjye nka bimwe yabwiye Aburahamu irambwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza ikindi nzaguha umugore mwiza ikindi nzaguha abana beza kandi bakijijwe nari umusore ndi n'umunyeshuri ibaze rero ibyo bintu na mama ntigeze abimbwira nta n'umuntu muri iyi si wari warigeze abimbwira urumva atari ikintu cyanejeje umutima wanjye irangije irambwira ngo nkuhaye amahoro impa amahoro irangije irambatura yego uravuze uti mpabwa isezerano umunsi mpabwa amasezerano ko nahawe amasezerano ko nzabona umugore mwiza ahantu duherutse guhurira uravuga uti
kuri iyi si ya rurema ninjye ufite umugore mwiza cyane. burasa niko ubibona koko? Niko mbibona. reka nkubwire aka kantu. Mfite umwana mwiza nka nyina ariko usa na se. Haleluya. Umwana mwiza nka nyina ariko usa na se. Ndi mu bantu kuri iyi si ya rurema bafite umugore mwiza. ariko mwayikomeye amashyi we. umva uwo mugore wawe ni mwiza nuko i Kigali bazanye amatara, iyo batayazana ari kujya muri kisha inzu yose kabisa. Uriya wanjye niwe mwiza kuko abandi bo iby'abandi si bindeba. Ninjye kuri iyi si ufite umugore mwiza. Ni ibintu nirata kuri Satani kuko Satani ntiyarabishaka. Ntabwo nirata ku bantu n'abantu bazadukurikira nibumve ko nirase ku bantu, ahubwo nirase kuri Satani musiribanga kuko yari yaramaze gusinya ko ntazigera nshaka. Rero ninjye ufite umugore mwiza mu Rwanda hose, ku isi hose ninjye ufite umugore mwiza. Kandi n'amaso araguha niyo ugiye no mu mwuka ubona ko mfite umugore mwiza. N'abantu bose bagiye mu mwuka babona ko mfite umugore mwiza. Mfite umugore mwiza pe, n'Imana irabizi ko yampaye umugore mwiza, nubwo Satani abaturwanya ariko ntabwo ari umuneshi, ahubwo Imana izajya ituneshereza. Bibiliya iravuga ngo nubwo ibyago n'amakuba ari byinshi kumukiranutse, njyewe nzajya mukiza muri byose. Imana ibahe umugisha. Ubundi se niki kikubwira ko umugore ari mwiza? Uzi ikintu kimbwira ko ari mwiza? Nari narasabye umugore unyubaha nanjye nkamwubaha, ubwo nibwo bwiza bwa mbere. Ikindi yubaha Imana. Umugore wanjye niyo nava hano nkajya muri Amerika nkamarayo umwaka, naba mufitiye icyizere kuko Imana yarabimpamirije pe, kandi nawe ndabibona. Siko umugore wanjye yambwiye ngo tugiye gukora ubukwe, twagiye kwa muganga. Noneho hambwa tuzi ko nsanze urwaye sida, njye ntayo ndwaye, nakwemera tukabana. Yagukundaga bigeza hose cyane. Urumva niko yambwiye, ntabwo ari igipindi. Arongera binsubiriramo turi kwa muganga ahari. Hambwa ati njye niyo nasanga arwaye sida nta kibazo, kuko ninjye wamuhatirizaga ngo tujye hehe kwipimisha. Urumva ni ikintu gikomeye kubona umuntu ugukunda kuruta uko weho waba umukunda. Wenda nanjye ndamukunda cyane pe, kubera ko nawe arankunda, ariko hari umuntu ukwereka urukundo rurenze urukundo, rukarenga urukundo. Umugore wanjye rero arankunda kandi akunda n'Imana, nicyo mukundira cyane cyane. Yego. Utimba nirata kuri Satani. Satani niwe nirata, ariko ushaka kuba waravuye kure cyane. iriya Rode Bare kwa Makire niho naturutse. Ubwo byari bikomeye, ndi mu bantu bavutse mu buzima bubi, na wenda nzatanga ubuhamya, ako mu buzima bubi bwo kubaho famiye ibaho nk'idahari. Wenda ntago ari igihe cy'ubuhamya, ariko duhemo nk'incamake zabyo, aho hantu haba Imana yagukuye. Njyewe navutse mu buzima bwanjye, iwacu ni mu Ngororero. Navukiye muri famiye y'abakatolika. Abakatolika ntibanyumve nabi, ariko mba mu buzima mu rugo binywera inzoga. Ntabwo bari banyitayeho, ariko akenshi narerewe kwa nyogokuru wanjye. Urumva mama rero twaje kubana nyuma, nibwo twaje kubana. Njye ndi mu bantu bize primaire nigurira ikayi n'ikaramu. Nabikuragahe, naryaga gusyaga mu cyaro, naho barasyaga, usyaga ibitunguru, usyaga ibishyimbo kuno bihumba, ukagurisha ukagira ngo ugure iki, cyangwa ukikorera amakesi. Nize primaire nikorera amakesi. Ngira ute ndi mu bantu bize mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu nambara ibirenge. Nari nararwaye amavunja, ngera ku rwego nageraga ku ishuri, ngera ku rwego ndwara n'amavunja mu ntoki. Unagera ku ishuri mwarimu akankubita, ya mavunja agatonoka. Narwaye amavunja ngera ku rwego ivunja riza n'umusatsi rikajya urabya. Niga segonderi, nza gukora akazi ko mu rugo hano, nkajya kwishyura segonderi ndinda ndangiza. Urumva ni ubuzima bukakaye nagiye nyuramo. Mfite ababyeyi ariko basa nk'abadahari, ntacyo banyitayeho, atari uko nananiranye, ahubwo ntabwo baba babyitayeho. Ni ibintu Satani akora kugira ngo abantu ntibakwiteho. Rero nubwo buryo nabayemo ubwo buzima bukakaye cyane bwo kubaho bw'inzara no kwambara ubusa, kwicwa, mbese kubaho mayibobo mu cyaro. Abantu bazi ko ntaziga, ariko Imana interamo umutima wo kwiga
muri ndifura iwacu ndiga ndarangiza kubera ko nabikunda, ariko ntabwo nize kuko mu rugo babikunze, ahubwo nize kubera ko Imana yari yaramvuzeho ko nzarangiza kwiga. Ndiga ndangiza segonderi, ngirirwa n'amahirwe yo kwiga theology muri kaminuza. Ni ibintu Imana yakoze, nta mafaranga na make mu rugo babonye ko ibintu byanjye bitangiye bibaye successful, nibwo batangiye kujya bangarukira, akaba yama ibyo 2, akaba yama ibyo 5, ariko mama ntago namurenganya, ahubwo narenganya uwitwa Twari papa, niwe narenganya ko yanyimaga abishaka. Theology wayize kugera ku ruhe rwego? Nzambara mu kwa 12 ndangije imyaka 3 muri theology, ndakira azero. Okay. Wari kwiga he? Icyangugu. Waje gukizwa rero bigenze gute? Naje gukizwa aka kantu nkunda kukavuga, abakatolika bakangendaho. Naje gukizwa nari umukatolike, Imana intuma h'umuntu, umumama iramubwira ngo genda ubwire uriya mwana wanjye ngo ndashaka ko ajya kubatizwa mu mazi menshi. Uri umukatolike? Ndi umukatolike. Ndavuga ati no, nangaga abarokore bikomeye cyane, kuko ngewe nubwo ntanywaga inzoga cyane, ariko numvaga abantu abarokore bagira defo, bagira akajagari n'urusaku rwinshi. Urumva? Nabyanga bwa mbere, mbyanga kubwa gatatu ndangije mbona anzengereje, nibwo nahise mvuga ati reka nkwemerere njye kubatizwa muri ayo mazi menshi, ariko nzahita ngaruka mu bakatolika. Ngezeyo rero mfatigwayo, Imana irambwira ngo mwana wanjye naragushakaga ngo unkorere. Rero icyo nkuhamagariye ni iki? Nguhamagaye ngo unkorere, kandi nibwo yambwiye ari amagambo nababwiye ngo yarambwiye ngo nzaguha uyu mugore mwiza, nzakuha abana, gutyo ibyo bintu irabimbwira. Ni gutyo nakijijwe, ndahinduka nakira Yesu n'umwami n'umukiza. Wari ufite intego zo gusubira muri katolika ariko ntabwo ugiye usubira? Ntabwo nasubiye, nagezeyo ndaryoherwa, ndaryoherwa, ariko ntabwo mukiri imanza abakatolike, nta nubwo. Gusa Imana ifite ukuntu ihamagara, umuhamagaro wanjye si wo wawe, umuhamagaro wanjye, ahubwo twese twemerere Kristo atugenda imbere, twitaba umuhamagaro Imana iduhamagaye. Amen. Yego. Twakomeje kuganira, ariko ntago abantu badukurikiye bagira umugisha wo kumenya uko turi kuganira. Amazina yanjye nitwa Uwimpaye Ferdinand. Yego Ferdinand. Ndi umugabo ufite umugore mwiza nkuko nabivuze. Yego. Kandi ikindi iby'Imana inshoboje, ndi umuvugabutumwa w'ubushake, ntabwo nkorera amafaranga. Ndi umuvugabutumwa w'ubushake, kandi n'ibindi Imana inshoboje ndabikora. Ninshoboje guhanura ndabikora, ntabwo guhanura ari proud, ntabwo ari ibintu ngera proud, ahubwo nuko ari iby'Imana yankizemo. Ariko ndabikora Imana yabinkoresheje. Rero nuyi Kigali niho mbitse imyenda, niho mbitse imyenda. Ubundi wacu ni mwijuru. Buriya se? Yego. Hano ntago ari iwanyu? Ntabwo ari iwacu. Abaye ari iwacu najya kudekarara, kuko hari ibintu ntabona muri iyi si nagakwiye kuba mbite. Rero ntabwo ari iwacu. Iyo uri iwanyu hari ibintu ugomba kubona, kandi hari ibyo utari kubona. Nicyo kivuga ko utari iwanyu. Ikintu kimbwira ko atari iwacu, hari ibyo ntabona. None se ababasha kubona ibyo bifuza, nuvuga ko hano bari iwabo? Nta muntu ubasha kuri iyi si ubasha kubona ibyo yifuza. Seriye. Iyo ufite imodoka ugira ikibazo cy'ama essence n'ibiki cyangwa ukaba udafite umwana, iyo wabona umwana ukabura ibyo kumuha. Urumva iyi si iwacu turi abacumbitsi, ahubwo nuko abantu tutakiriye kubaho nuko. Ubundi twe abantu muri iyi si turashaka kubaho nk'abantu bari iwacu, ariko si iwacu koko. Impamvu rero abantu ubona bibagoye cyane kuba mu bintu bya Kristo, nuko bamaze kwiyakira ko iyi si ari iwabo, kandi ntabwo ari iwacu koko. Iyo dusomye Bibiliya niyo ugiye no mu mwuka wumva ko inaha atari iwacu, iwacu ni mu ijuru. Dutegereje umukiza ko azaza akaza kudutwara. Yego. Waruvuze ngo uri umuvugabutumwa w'ubushake. Hari abandi bavugabutumwa batari ubushake? Yego. N'urugero, ngiyewe reka nkubwire, hari abavugabutumwa benshi cyane ashobora wenda n'urugero kuba yaza hano. Ubundi YouTube tuba tuzaho ni urusengero narwo rwagutse. Wowe uri umushumba urusengero rwa Isezerano TV.
uri umushumba yego ugomba kuyisengera, ugomba gupfukama mu rugo ugasengera urusengero rwawe n'abakristo bawe uyoboye ku isezerano. Rero ushobora kumvugisha ukambwira ati wazaje ukatubwira Imana, ubwo niba ntafite udafite ayo ntegera cyangwa ndanywa agafanta sinzi ngewe impamvu ndi ubushake nshobora kuva hano nkajya kubwiriza Nyabyondo nagiye n'amaguru mu nzove. ntabwo nkorera Imana ngamije inyungu zo kuri iyi si cyane cyane. Iyo zije biba byiza, ariko iyo zitaje ntabwo njya kurenganya Imana. Abantu banyumve neza, ngewe impamvu ndi ubushake nuko nta kiguzi nca umuntu umpamagaye ngo nze mvugira Imana. Twarahuye kwa Garase, Garase nta mafaranga yenze ntayo yampaye, n'abandi no mu nsengero zindi njyamo nta muntu unegeze naka amafaranga. Cyakora yampaye nayakira, si fanta wabunguriye se nayakira, ariko ntabwo ari itegeko kuyama. Ngewe ingendo nyinshi Kigali nzikoresha n'amaguru njya kuvuga ubutumwa, atari uko we nshobora kuba nayabuze cyangwa nayabona byose nkagenda. Ntabwo njya nkora Imana nishaka kumpa izama, ariko nta na rimwe nzigira nizera ko hano mu isi ari iwacu. Ntabwo ari iwacu. Ngewe ndi no mu bantu nkubwiza n'ukuri, Imana ivuze ngo ezwa ejo nzagucyura iyeze nabyishimira. Uzi impamvu nabyishimira? Iwacu ni mu ijuru. Ko nta muntu ukunda urupfura, ko niyo ruje ubona rugusatiriye twese dukaka. Impamvu ubona ko benshi batinya urupfu bakunze iyi si, reka nkubwire. Ntabwo iyi si kuyibamo biravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo abana b'Imana. Niba turi abana b'Imana se tukaba tudashaka gusanga Imana, kandi ntabwo uzigera usanga Imana utagize ute udapfuye, ubwo ubwana bw'Imana bwacu buri he? Ariko Ferdinand nta muntu udatinya urupfu. Ndewe rero sindutinya. Nubwo ari ryo rembo, ariko rero ntabwo ndutinya. Wenda umugore wanjye muzabasha kuganira. Urumva iyo narwaye ntabwo njya mpapaza cyane ngo mvuge ngo ndapfa wapi. Nabati niba ari cyo gihe Imana ishimye ko ndataha, ariko Imana ikambwira ati uracyafite iminsi kuko nshaka kumvugira. Ngewe ndi mu bantu badatinya urupfu, ni ruzaze aho rwansanga hose. Ikintu ntinya ni kimwe, ni ugupfa ndimbutse. Imana intunguye ngapfa ndimbutse, nicyo kintu ntinya. Ariko gupfa mfiriye mu mwami nzaserebura, ahubwo nzishima. Niyo n'ubu ngubu nagera hano mu muhanda impanuka ikankubita, ariko mfiriye muri Kristo Yesu byanejeje kurushaho. Ntabwo ntinya urupfu pe. Ntabwo ari ukwiyemera ku bantu. Hari abantu bashobora kuba yariyemera wapi. Ntabwo niyemeye. Ngewe Yesu niwe mwami n'umukiza ku buzima bwanjye. Rero igihe cyose azasinya akavuga ati shaka kuna, nta nubwo nzasenga ngo Imana umuhanuzi nazagahanura ngo iyeze, ntabwo nzasenga ngo rwimure. Nzavuga ati ahubwo nyeza ntahe niba unyishimiye. Ariko hari abantu benshi umuntu ngewe niyumbwiye ngo Imana igukureho urupfu, ntabwo nishima. Hati okay, Imana ishimwe kubera ko ibukuyeho kuko ibonye ko nyifitiye umumaro. Ariko ntabwo nzaha Imana icyubahiro ngo Mana ngo ushimwe ko nkuriyeho urupfu. Ni irembo ringeza mu ijuru. Cyakora imbwiye ngo inkuriyeho umugore wari ugiye kungusha, inkuriyeho ikintu cyari kigiye kungusha, aho ngaho ndaserebura kubera ko mba nzi ko ngiye gusanga kiriya kigabo kituzengereza aricyo Satani. Ferdinand urakoze. Reka kubera ko wamugane ntabwo wari umwanya w'ubuhamya cyane, urambwiye ko hari message ufite. Reka dusenge ubundi tugezeho ikimana gukiza ku mutima ngo uzane abantu ho kwisezerana. Yego. Uri Imana ikomeye, ntawera nkawe, uri rubasha mwami. Uri Imana ivuga bikaba, ugategeka bigakomera. Mana data wa twese mwiza, ushimye ko nongera kuvugira imbere zawe Mana. Eyerene kitala menye stalabo. Ntabwo ngewe nshaka ko ari njye ugaragara Mana. Kugaragara ubwira Abanyarwanda, kugaragara ubwira isi yose. Ubwenge bwanjye bucomore ne tarange lemone stalabone. Ene takile bonasta.
ndakwinginze iyi mikoro reka irangurure ibwire isi yose, irangurure ibwire abamama, irangurure ibwire abagabo, irangurure ibwire abasore n'abakobwa. Mana nziza ndakwinginze, reka mwami nkubere icyombo wombokeremo, reka nkubere nyaguhora ku ngoma. Enetangole bonesta, reka unyobore kandi enetastebo, ntaba ari njye Mana, ahubwo Mana nyiringabo unyobore netala bonesta. Urakoze ku enetandole boneta enele kilestele bonese. Mana ishobora byose ndakwinginze, reka ucomore ubwenge bwanjye ntibukore muri aka kanya dufite, aka kanya k'iminota mike. Ndakwinginze ubwenge bwanjye ntibukore, ahubwo hakora ubwenge bw'ijuru, kugira ngo mwami Imana mbashe kuvuga ari wowe uvuze, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Amen. Umwanya ni wawe, waduha message Imana yagushyize ku mutima. Imana nibaha umugisha. Amen. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana hariho mu ubutumwa turasanga muri Yona igice cya mbere umurongo kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 3. Ubundi ndavugaho iminota mike, ibindi ndajya mbivuga tutabisomye kugira ngo twihutishe. Uransomera? Yego. Yona igice cya mbere uva ku murongo wa mbere ugera ku wa 3. Kadusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yona yanga gutumwa, umuyaga ubakubira mu nyanja. Yego. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira riti, haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. 3. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka. Amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi Tarushishi ahunga Uwiteka. Amen. Imana yacu nishimye cyane. Amen. Ni amagambo Uwiteka yamuhaye, ni ubutumwa Imana yampaye. Uyu Yona yari umuntu wasengaga Imana, Bibiliya ivuga ko yari umuheburayo, ariko Yona yari umuhanuzi ukunda gusenga, ariko Yona yagiraga ishari. Ntabwo Yona yakundaga ko enetangolebo ko bene data barokoka. Imana iramubwira ngo yewe Yona we, ndakwinginze genda ugende i Nineve, ugende ubabwire ko bagiye kurimbuka, ko ngiye kubarimbuka amahoro ibyaha. Imana iri kuvugana nanjye muri aka kanya, yambwiye ngo mbabwire ngo hari abahanuzi Imana yatumye, ariko bari guhanura ibyo itabatumye. Hari abapasitori Imana yahaye misiyo, ariko bari kuvuga ibyo itabatumye. Abavugabutumwa benshi bo mu Rwanda, yaba na Meshake umukozi w'Imana, ndagira ngo nkubwire Meshake, watatswe n'umwuka w'ubwoba, ntabwo ugihanura netangole boneta. Imana yambwiye ngo umwongere muhagarare neza, mubwize Abanyarwanda ukuri, mubwize isi yose ukuri. Netangi nesta la boneance, nekita la bonesta, elele bonesta. Imana yabatumye guhanura, none mwatewe n'umwuka w'ubwoba. Netangole bonesta. Imana irababwira ngo nukuri yababwiye guhanura, niyo rimwe na rimwe bategeka ibyo muhanura. Netangole stabo, etangi le boneance. Yabatumye guhanura itorero, yabatumye kubwira abantu ngo biyane, ariko mwarabyanze. Netangole stalaboneance. Yabatumye kubwira abitorero, none ahubwo muri kubwira batabishaka. Benshi bari gucinya inkoro, benshi netangole bonesta, benshi bari guhanura ngo babahe amafaranga. Netangole bonesta. Benshi baje hano kuri YouTube, netangole byasubira ngo babahe amafaranga. Netangole stalaboneance. Imana iri kuvugana nawe, wowe ufite intumbero y'iby'isi. Imana iraje kandi izanye inkoni netangolebo. Imana izanye inkoni
nanze kubwira abantu ngo bihane, murimo murabahanurira ibitangaza, murimo murababwira ibitangaza gusa. Ese koko ibitangaza utabanje kwihana bizanyura he? Imana iravugana n'abantu bagiye gucisha imbaraga muri za Zambia, muri za Uganda, muri za Nigeria. Ese koko mwabonye Imana idafite ubushobozi bwo gukora ibyo bitangaza? Netangole bonesta, Imana iri kuvugana namwe. Netale stebeliance, urusengero rw'Imana mwarugize isenga y'abambuzi, mwayigize netangole bonesta. Mbese munzi ko Imana huzuyemo amasega gusa. Netango tala bonesta, nekitangole bo natala stebeliance. Mwirirwa mubwira abantu bitangaza, ariko ngo Imana umujinya w'Uwiteka uramanutse. Imana imanuye umujinya w'Uwiteka. Netala bonesta, muhanuzi Nelekitala bonesta, alala bonesta, kile bonesta. Imana yagutumye guhanurira abantu, ugahanurira ivyirari ryawe. Imana yagutumye kubwira abantu ngo bihane, none usigaye uvuga ibidakwiriye. Ariko Imana iramanutse. Umujinya w'Imana uje ku bantu banze kuvugira Imana. Yewe wa mupastori we wiri guteramo abantu imbaraga za Satani, Imana iraje kandi ije kukugirira nabi. Nutihana Imana ije kukwaka n'uwo mwuka. Enetangoye stebo, nutihana Imana ije enetanolebo, ize gukura enetanole bonesta, ikuye inkota mu rwubati kandi igiye kukugirira nabi koko kandi urabibona. Imana iri kuvugana n'abantu bari hanze bakomeretse, babuze enetandole bonesta, bari hirya no hino ku isi. Mbabwire, ese Imana iri kubabaza? Ese abantu nibo babahamagaye cyangwa ni Imana yabahamagaye? Ko mwago ari Imana yabahamagaye. Niki gituma umuntu atuma ucika intege? Niki gituma umuntu atuma usubira inyuma? Niki gituma ureka Imana? Ijambo ry'Imana riravuga ngo nugamurura mu makuba, ese gukomera kwawe kurihe? Muri guhanura iby'amahoro, ariko se ayo mahoro ari hehe? Murimo murahanura iby'amahoro, muhanura iby'abantu bashaka, muhanura iby'abakuriye bashaka, muhanura iby'abashumba banyu bashaka. Ariko se uri umuhanuzi iki ko Uwiteka aje kukugirira nabi? Tangine monesta la bonance, nekita la bone kirestabo, tinya nekita labo, muratinya gufunga. Nesta la bonesta, Imana imanuye umwuka, enetangole bonesta, imanuye umwuka ngo yamanuriye muri babahanuzi bahanuriye Ahabu wo kuba enetangole bonesta, kuko mwanze kumvira Imana. Imanuye umwuka wo kwiyororanya, umwuka mubi bonesta uje mu bahanuzi kugira ngo enetangole bonesta rimura Ahabu, kuko Ahabu yatsembe ubwoko bw'Uwiteka. Murukwanga guha enetanolebo, murukwanga guhanura kubera Yezebeli, murukwanga guhanura kubera mutinyeze Yezebeli. Imana iraje kandi ije kubiba, ije gukora ibyo mwatinyaga bibagezeho, ibyo mwari mwashiteye ku ruhande bibagezeho. Wa mupasiteri we wirirwa ucinya inkoro, uracinya inkoro hajya ngo urati enetandolebo, uratinya gufungwa. Wahanuye uko Imana igutegetse, hano uko Imana igutegetse. Iyo ushyigikiwe n'Imana, Imana iragushyigikira. Imana irimo iravugana nawe ngo yaragutumye, ariko ngo wirirwa uyobya ubwoko bw'Imana, uririrwa uyobya intama z'Imana. Netangole bonesta, alala bonesta kire bono, retala bonesta bononse, nelele bone kire. Imana ikavugana n'abamama, timwongere mugaruke musenge. Imana ikavugana n'abagabo, netangole bonesta, iravugana n'abagabo, mwirirwa muca enetandole bonesta, muca abagore banyu inyuma. Ese koko n'abagore mugira? Ese niki kibatera guca ingo zanyu inyuma? Mwabagore mwirirwa
muryamana n'abasore Imana irabaziye, Imana ije kuri iyi si, Imana ije kubarana namwe, ije kubarana namwe ikubaze ese koko Netandolebo ije kureba itarano yaguhaye, niba koko iyo tarano ari iyo kwirirwa usambana ku gasozi. Hoteli zose nutangamo, ahantu hose nutangamo, le tangi le moneta eleki le bone anse le bone kire alire le tala bonesta ne kile bonesta ne kile bone kire tandole bonesta le bonesta hamine tandole bo. Imana iravugana namwe mwewe mwagiye mwatanze ruswa ngo mujye mu kazi, mwebwe ne tandole bo. Imana yubitse intebe, wewe watanze ruswa ngo ujye mu kazi. Imana ikwambuye icyubahiro, Imana ikwambuye icyubahiro. Ese koko yisenga Imana yari Netandole bonesa yari kubura kugira iki gukorera netala bone kirestire. Imana yubitse intebe wa muntu we, Imana yubitse intebe wa mumama we, kandi Imana igiye kuguteza kurwara ibikano, Imana igiye kuguteza indwara zikomeye, kubera ko kujya mu kazi watanze ruswa y'igitsina, kujya mu kazi watanze ruswa iyo ari yo yose wa mugabo we watanze ruswa. Imana yubitse intebe, Imana yubitse intebe. Netangile monesta nekala bone kile nestakile bone anse. Imana iraje kandi ije guhora, kandi ije guhana abantu basuzuguye Imana. Netandole bo. Imana iri kuvugana namwe ngo mwihane kandi mugaruke mujye mu nzira nzima, mwihane. Benshi ibyaha mwabihinduye ubusa, ntabwo ibyaha bikiri ibyaha, ariko Uwiteka ari kuvugana namwe. Ibyo mwatinye nibyo bibagezeho. Inekita la bonesa igihe Netandolebo, igihe kiraje kandi kirasohoye. Ibyakorewe mu bwongororano byose bigiye gusohora, ibyakorewe mu bwihisho byose bigiye ahagaragara. Enere bonesta, wowe uriba kuri YouTube ushaka views, wifuza kwamamara, Imana irakwamamaje pe. Imana irakwamamaje wa musore, Imana irakwamamaje wa mumama, Imana irakwamamaje wa mugabo. Uri kwa hanga ushaka views, uri gushaka views ngo wamamare, Imana irakwamamaje pe. Nekitala bonesta melele bonesta. Imana iri kuvugana namwe, mwirirwa muza kuvuga abantu kuri YouTube, mwirirwa muvuga abantu, ntabwo Imana yageze batuma kuvuga abantu. Imana yabatumye Netango na mona. Imana iri kuvugana namwe, mwebwe Imana yatumye kugira ngo muyivugire, ahubwo mwirirwa muvuga ngo indimi mwaborotse. Netandole bonesta. Ariko Imana umujinya w'Uwiteka urabaziye, umujinya w'Uwiteka urabaziye mw'abapasitori mwe mushize amaturo n'ibyacumi imbere. Umujinya w'Uwiteka urabaziye, umujinya w'Uwiteka urakuziye wa muhanuzi we. Wirirwa hano kuri YouTube uvuga ngo ese koko nta muntu ugitanga, baraguha se wewe wahaye Imana iki? Nekitangole bonesta elele bonekere. Imana ije kubaranwa na buri muntu wese, ije kubaranwa buri muntu wese. Imana yabahaye igihugu, ibaha amahoro, ariko mwanze kuyigarukira. Imana yabahaye umutekano, ariko mwanze kuyigarukira. Murimo murasayisa amabuwate muyaranamo n'abagore b'abandi. Netandole bonesta. Imana yabahaye amazu, ayo mazu niyo muri gusambaniramo. Imana yabahaye amamodoka, kandi mwabasengaga muyisaba. Ayo mamodoka niyo mwirirwa mutwaramo indaya. Ese koko Netandolebo. Imana yabahaye abana, imaze kubaha abana, ariko nta mfubyi mwafasha, ahubwo mwirirwa mukunze iby'isi. Ntabwo mwagaburira abashonji, ntabwo Netandolebo, ntabwo mwafasha abantu bababaye, ahubwo mubakubiye yose muyashyize kuri banki.
Imana iri kuvugana namwe, ni ukuri ni ukuri. Imana iraje, kandi ayo mwabitse kuri banke ni ukuri. Hari igihe kigiye kugera nimuyarye, hari igihe kigiye kugera mubona uko muyabikuza, hari igihe kigiye kugera benshi barahombye, benshi batejwe ibihombo, hari bafite inganda zirahombye. Emetandole bonesa elekire stekire bonyanse eletandole bonesa, hari bafite amakampani arahombye. Ni ukuri etandole stabo elekire bonesa, abari biringiye abakomeye, mukuru abakomeye baramanutse. Emetandole bonesa, abari biringiye amafaranga, abari biringiye emetandole bo. Imana iraje, Imana iraje, kuko mwanze kumvira Imana, mwanze kumvira Imana. Uburinzi yari yarabashyizeho arabubambuye, kandi ikindi Uwiteka aje kugaragaza ubwambure bwanyu, kuko mwije kera, mwihisha mbere y'Imana, mwihisha mu maso y'Imana. Ariko Imana iri kuvugana namwe ko ntabwo mwayihisha, ahubwo mwari mwihishe mwewe ubwanyu. Nimugarukire Uwiteka ngo nawe azabagarukira. Netandole bonekire etankile stebonyanse. Imana netandole bo, Imana ikunda abantu ariko mwe mwayiteye umugongo. Imana ikunda abantu ariko mwe mwarayiretse. Muri iri sambu, muri iri sambu, muri iri sambu mwabagabo mwe, muri iri sambu mwabagore mwe, mwese mukunze iby'isi. Niyo mpamvu indwara netandorebo, Imana ibateje indwara. Izo ndwara kandi ziraje vuba, mugiye kuzibona. Nekita bonesta lelo bonekire. Abahanuzi tanyurubanza n'abahanuzi ntabwo bagihanura ibyo tandorebo kilo stebonase iby'Imana babwiye, ahubwo mwirirwa muhanura iby'amarari yanyu cyangwa iby'abantu mu enetandole stebo ukuye enetandole. Ame Yesu urakoze nagushima, urakoze. Ferdinand, ubu nibwo butumwa Imana yari yaguhaye? Ikindi Imana yambwiye ngo ajye ko mbona nyereka hagiye kuza icyorezo, kuko haje icyorezo cya covid, abantu banga kumva. Imana ihagurukije ikindi cyorezo kuko abantu banze kumva, ariko nibihana Imana ntabwo izakibateza, nibagarukire. Niyo mpamvu Imana yohereje abantu Nineve, ngo bajye yohereje Nineve bajye kubaburira. Nanjye Imana irantumye ngo mbabwire ngo nimwihane, muve mu businzi, muve mu busambanyi, muve mu nzangano n'amacakubiri. Nimutihana ibyo bintu byose, ibyaha byose by'amarari biri mu Bagalatiya 5, ibyo byose nimutabyihana, ngo Imana ihagurukije icyorezo ku isi hose, kandi guma mu rugo iragarutse, kandi hagarutse ibihe bidasanzwe. Hazaba hemerewe kugenda imodoka ifunze yonyine, iyo niyo modoka izaba yemerewe kugenda. Rero nimutaba amaso ngo twongere tugarukire Imana, Imana ihagurukije icyo cyorezo. Ni icyorezo kandi buri muntu wese kizamugeraho, ntabwo kizita ku cyubahiro ufite, ntabwo kizita kuki. Mwabavuze ngo covid ngo yarimbuye abantu, iyo cyo kizakuba kabiri. Rero muze twongere dusenga Imana, muze twongere duca bugufi. Kandi ikindi nagiye kubona mbona Imana ifitiye impuhwe iyi si, ifitiye abantu iyi si, ariko abantu bo ntibayifitiye impuhwe. Njya kubona mbona Imana iri kurwana intambara, irwanira intambara abantu, ariko abantu banze kuyumvira, abantu banze kuyikorera, abantu bababwira ibyo yabwiye bakabisubiramo, bayihemba umuvumo, bayihemba kwirirwa. Abantu bari kwitwaza amasezerano, barimo baragenda bavuga ngo Imana barabwiye. Ese koko Imana niyo ikuyemo umwenda cyangwa niyo iri mu mwenda? Iyo Uwiteka araje, kandi aje kubaranwa nawe wa muhanuzi we, aje kubaranwa nawe wa mupasiteri we, aje kubarana nawe ukoresha imyuka mibi, aje kubarana nawe wa mutinganyi we, aje kubarana nawe wa mupadiri we, aje kubarana nawe wa muntu wewe netandolebo namwe. Kandi Imana ihagurukiye abarozi n'abapfumu, irabaziye, kandi ngo n'Uwiteka bajeho, nimudakizwa ngo mureke ubwo bupfumu n'ubutindi bwose. Imana iraje kandi ije kubagirira nabi. Nimudahindukira ntabwo muzigera mubona Imana, kuko Uwiteka mbere yuko aza gutwara itorero agiye kubanza yemeza abantu. Uti haje covid, ariko iza iki cyo kizaba gikubye, kizaba kirenze. Abantu bakunze iby'isi cyane, abantu ntibagikundana, ahubwo abantu bari gukunda iby'isi, barimo barakunda ibintu.
rero nicyo cyorezo Imana ihagurukije, ni Imana yakinyeretse, ntabwo njya mvuga ibyo ntabonye, ni Imana yakinyeretse. abantu rero dukwiye kwihana nako, ni ukwihana igisubizo cyo kugira ngo ibi bitatugeraho, abantu nibagarukira Imana. Dufite abantu bari mu nsengero benshi bafite ibikomere, dufite abantu bari mu nsengero benshi bimitse amafaranga y'ikigirwamana, ariko igihe kirageze ngo amafaranga bari bitwaje yose Imana yambuye ububasha. Hari igihe kigiye kugira amafaranga ntakore. Ferdinand, urakoze cyane kubw'ubutumwa, kuvuga ibyo Imana yagutumye. Reka tugushimire kandi dushimire n'abadukurikiye. Hari umuntu ushobora kuba yakwifuza kukuvugisha, sinzi niba wamuha nimero yawe. Ntacyo, reka nzivuge. 0788 970 0788 wamvugisha. Imana ibahe umugisha. Kadusoze dusengera Imana. Uri Imana ikomeye, wemeye ko mvuga ubu butumwa, ndakwinginze mpagararaho, ndakwinginze nukuri abazumva ubutumwa Mana ubahe kubwuza, ubahe kongera guca bugufi, ubahe kongera gusenga. Mana tubeshejweho na Mbabarira, ndakwinginze nukuri, ndagushimiye ngewe ku ruhande rwanjye ko unkoresheje iby'ubutwari, ngo bana nanjye kandi unyobore. Mana mvuge Enetandorebo, ubwoko bwawe buhagararaho cyane. Mwami Mana, kuko umaze kunkoresha aba ari wowe uhabwa icyubahiro n'igihabwa ngewe, ahubwo Mwami Mana mu Rwanda ubone icyubahiro no ku isi hose ubone icyubahiro. Ngo ganza kandi utegeke mu izina rya Yesu Kristo. Kandi n'Isezerano TV ndayisengeye cyane, Mwuka wawe wera, kandi Uwiteka Mwami ndabasengeye kugira ngo ujye ubatumirira mu izina rya Yesu Kristo. Abashaka kuzimya, abashaka kuza bazimya iyi cano, ndasenze ngoma ngo kumira Mana, kumira Uwiteka uzanye uwo hamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen.